Twongeye kubasuhuza bakunzi ba Mama Paccy Official TV, mwe mudahema kutugaragariza yuko turi kumwe gatanu ku kandi, ndetse namwe mudahema kutugaragariza yuko turi kumwe munadukurikira umunsi ku munsi. Imana ikomeze ibafashe ndetse ibashyigikire muri byinshi mufite ndetse munapanga. Ku itariki 28 Ugushyingo ahagana saa 2:45 z'umugoroba nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo, inkuru yashenguye benshi, inkuru yatunguye benshi. Ni mu ntara y'Iburengerazuba, umurenge wa Kanjongo, akarere ubwo ni Nyamasheke, akagari ni aka Kibogora. Ni inkuru y'umwana wariwe n'ingurube, ibice by'umutwe bikagera n'urwego aho yitaba Imana. Ibi byabaye ubwo ingurube yabashaga gusohoka mu kiraro yabagamo, isanga aho umwana yari aryamye, ibasha kuba yamurya ibice by'umutwe ndetse idasize n'ukuboko kw'iburyo. Ibi nyuma yo kubimenya byadutunguye nka Mama Paccy Official TV, nibwo twabashije kuba twakurikirana uko byagenze twifashishije igihe.com, inyarwanda.com ndetse na TV10. habashe kuba twamenya icyaba cyabiteye. Ntabwo byoroshye ndetse nta nubwo byumvikana uburyo ingurube ishobora kuba yarya umwana w'imyaka 3 n'igice, umwana w'umuziranenge. Gusa byabaye kandi ntacyo twabihinduraho, gusa birababaje ndetse biratangaje. Ibi byabaye ubwo ababyeyi bajyaga mu kazi basiga umukobwa ari kumwe n'umwana, bigira mu kazi bisanzwe. Nyuma yo kujya mu kazi bisanzwe nibwo umwana w'umukobwa yaje gusiga umwana yerekeye hanze gato. Nyuma yo kwerekera hanze gatoya, ingurube yacitse aho yabaga, ni ukuvuga ngo yasohotse ikiraro isanga aho umwana yararyamye, imurya ibice by'umutwe ndetse n'ukuboko kw'iburyo. Birababaje ndetse biteye agahinda kubona umwana w'umuziranenge, umwana utazi ikibi, umwana utazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Umwana w'imyaka 3 yariwe n'ingurube. Twabashije kuba twakegera bamwe mu bari bahari ndetse tuba twanatelefona bamwe mu bari bahegereye. Bavuze ko iyi ngurube rwose yari ingurube nini ndetse n'abantu benshi bayitinyaga. Iyi ni ingurube yari iteye ubwoba ndetse n'abantu bayegeraga bayigiriraga ubwoba. Gusa igitangaje ni kimwe, ingurube nk'inyamaswa ishobora kuba yaguhemukira isaha n'isaha, ntabwo abantu bakunda kwiyumvisha uburyo ari mbi ndetse bakumva ko batagomba kugira amakenga mu gihe iri ahantu heba hegereye umwana. Ntabwo biba bikwiye ko umwana agomba gusigwa wenyine mu gihe hari inyamaswa y'ingurube. Iri ni isomo ryagakwiye kuba ryakigwa n'abandi bose, nk'uko twagiye tubitangarizwa na bamwe mu baturage batuye aha mu kagari ka Kibogora. Aka ni akarere gakunze kuba gafite abaturage benshi boroye ingurube nk'itungo ryororwa n'abantu benshi, abakire ndetse n'abakene, ndetse abishoboye ndetse n'abatishoboye. Ariko ntihakunda kurebwa cyane uburyo ingurube ishobora kuba ari mbi mu gihe iyo wakuze cyane kandi ifite amahane. Hakaba hakirindwa uburyo ubwo aribwo bwose bushobora gutuma basiga umwana ukiri muto wenyine mu gihe bazi ko boroye ingurube. Ababyeyi twahasanze ndetse n'ababyeyi twabashije kuvugana nabo tubabaza ku kibazo cy'iyi ngurube, bari bafite agahinda ndetse cyane, bafite n'ingingimira ndetse. Gusa muri bo hari abagiye bahakura isomo rigiye ritandukanye. Bamwe mu bo twabasha kuganira bagiye batuganiriza yuko iri ari isomo rikomeye ndetse bize yuko batazongera kuba basiga umwana ukiri mutoya ahantu hashobora kuba hegera ingurube, kuko ibi bintu ntabwo byari bisanzwe ndetse byatunguye abantu benshi. Ubwo nyuma y'uko ababyeyi batashye bagasanga ibyo byabaye, bahise ko bihutira yuko kuba bajyana ibice by'umubiri w'umwana wasigaye kwa muganga. Ubwo ndavuga mu bitaro bya Kibogora, kuba byajya gukorerwa isuzuma.